Idini rishobora kuba bizinesi ya mbere yunguka cyane kurusha izindi mu isi. Nta rugero rwiza nabaha ruruta Vatikani, igihugu cya mbere gito ku isi. Ku buso butarenze metero kare 27,000 gusa, Vatikani niyo igenzura ubukungu bw'idini rya mbere rifite amafaranga menshi mu isi, Catholic Church. Abantu badukurikira namwe mwize mu bigo by'abapadiri cyangwa n'abaturiye za Kiliziya Gatolika, muzi ukuntu paruwasi za Kiliziya Gatolika ziba zifite ubutaka bwinshi cyane. Si uko byahoze rero. Kuva mu binyejana byahise kugeza na n'ubu, Kiliziya Gatolika yagiye ishinjwa ibyaha bikomeye birimo gucuruza intwaro mu ntambara y'isi, gufata abana ku ngufu. Nabaga ku muhanda, hari umupadiri nyine wanyweye ku muhanda, arangije anshyira mu nzu yararagamo arakinga, arangije yiyambura imyenda afata igitsina cyanjye. Ndabyibuka nyine. Nk'idini rifite miliyaridi 1 na miliyoni 300 z'abayoboke, iyi mpamvu ituma riba irya mbere rikunzwe ku isi kandi rifite abayoboke benshi kurusha andi madini. Ubukungu bwaryo bwose ku isi ahanini bushingiye ku maturo twe nk'abayoboke cyangwa abakristo dutanga. Gusa abapadiri bayoboye idini Gatolika ni abahanga. Iyo muza kumenya akavagari k'amafaranga batunze, nta n'umwe wari kuzongera gutura muri Kiliziya ndabarahiye. Iyi niyo mpamvu ituma babika amabanga y'imitungo babitse ku mitima yabo. Biragoye kumenya neza ukuri kwa nyako. Kugira ngo ubyumve neza, nta na hamwe uzasanga abakristo babwirwa umutungo wa paruwasi yabo mu ruhame. Muri 2021, Vatikani yaratabaje cyane, ubukungu bwabo buri mu marembera. Hari muri COVID-19, basabaga ko abakristo bakomeza gutura n'ubwo insengero zitari zemerewe gukora. Mu gihugu cya Australia honyine, abahanga mu kuneka no gucukumbura ubukungu basanze Kiliziya itunze miliyaridi 30 z'amadolari muri Australia honyine. Ubwo bukungu buruta ubwa kampani yamamaye ku isi yitwa Starbucks. Twifashishije imibare yoroshye kuyumva, dushobora kugenekereza ubutunzi bwa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Nk'uko nabivuze, Kiliziya Gatolika ifite miliyaridi 30 muri Australia honyine, kandi hari abayoboke bangana hafi na miliyoni 5,500 muri Australia honyine. Ibi bisobanuye ko Kiliziya Gatolika ishobora kwakira amaturo angana n'amadolari 5,458 ku mukristo umwe mu gihe cy'umwaka. Hari miliyoni 372 z'abagatolika baba mu Burayi, Amerika, Canada na Australia ubihurije hamwe. Bivuze ko nufata amadolari 5,458 ugakuba za miliyoni 372 z'abakristo, uzasanga Kiliziya Gatolika ifite imitungo ibarirwa muri miliyaridi 200 z'amadolari. Biteye ubwoba. Mu Manyarwanda ntabwo wapfa kuyabara pe. Ayo mafaranga tubaze nayo mu bihugu byateye imbere gusa. Ngira ngo muzi ukuntu Kiliziya za hano iwacu mu Rwanda zagafashe. Kiliziya Gatolika rero iri ku rwego rumwe na za kampani ziteye imbere mu by'ubukungu. Twavuga nka Apple, Microsoft, Amazon n'izindi. Kubera ko ayo mafaranga ashorwa mu bikorwa bibyara inyungu, reka tuvuge ko muri triliyoni 2 bunguka 3%. Triliyoni 1 ihwanye na miliyaridi 200,000. Ku isoko ry'imari n'imigabane, abashora amafaranga bunguka byibura 10% ku mwaka. Iryo ni ihame ndakuka. Abashaka kumenya nanone ibijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane, ni mu nyandikira aho ngaho muri comments, kuko comments zose ndazisoma. Kuri za triliyoni 2 z'amadolari, Kiliziya yunguka byibura 3% ku mwaka. Bivuze ngo bunguka miliyaridi 60 mu gihe cy'umwaka, nta musoro n'umwe utanzwe. Uku ni ukuri kudashidikanywaho rwose. Gusa iyo bari mu ruhame, nko muri 2018, Kiliziya yatangaje ko yungutse byibura miliyoni 20 z'amadolari. Aka ni agatonyanga mu nyanja. Gusa banki ibyihishe inyuma byose ni Vatican Bank, banki ya Kiliziya Gatolika, banki y'abakozi b'Imana. Guhera ubu ngubu Vatikani ugiyibona nk'igihugu kibikira andi mabanki ku isi n'umurwa w'ubukungu kurusha uko hita icyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika. Kiliziya rero niryo torero cyangwa idini ryagumye guhagarara neza mu bukungu kurusha andi madini yose. Reka nze nkwereke uko babigenje. Nubwo Vatikani ifite amamiliyaridi y'amadolari uyu munsi, ntabwo ariko byahoze kuva na kera. Mbere yuko dukomeza, reka nshimire wowe urimo kureba iyi documentary. Nimwe mutuma nkomeza gukora niyo nacitse intege, basi mukore subscribe niba mutarabikoze. Na like ni ngombwa kuko ituma video yacu igera ku bantu benshi. Mubikore n'ukuri pe. Sibyo bantu banjye?
reka noneho dukubite tubangura. Mbere y'uko Katolika iba igihangange mu by'ubukungu, Vatikani yari ubwami busanzwe, gusa ntabwo Vatikani yari ihuye cyane na Kiliziya Gatolika nk'uko tubizi uyu munsi. Ntabyo wari uzi, abapapa bari abami ba Vatikani kandi bari bafite ububasha bwo kuba abayobozi b'ikirenga b'insengero z'Abaroma mu Butaliyani. Mu gihe abapapa bayoboraga nk'abami, Vatikani yari ifite ubuso burenga kilometero kare 25,000 mu Butaliyani. Aho hantu hose hitwaga ibwami cyangwa se Papa State. Birumvikana ko ubwo buso bwarutaga kure na kuri Vatikani tuzi uyu munsi. Ubu butaka bwose rero bwari bukenewe. Hari hakenewe aho gushyira ingoro y'umwami ari nawe Papa, kandi Vatikani niyo yagiraga urukiko rw'ikirenga mu Burayi bwose. Urumva ko Vatikani yari ikeneye ubutaka bwisanzuye. Kubera ko ibyo bikorwa remezo byabaga bihenze cyane, amafaranga yo kubyubaka yagombaga kuva mu baturage Papa abereye umwami. Nk'uko guverinoma z'iki gihe zisoresha, niko Papa nawe yari akeneye imisoro ngo ature mu miturirwa itatse zahabu. Si we wenyine wari ubikeneye, ahubwo yari afatanyije n'abambari be aribo bazwi nk'abakaridinari. Uko ibihe byakomeje kugenda, imisoro ntabwo yari igihagije ngo abapapa n'abakaridinari babeho neza nk'intumwa z'Imana ku isi. Aho ikibazo cyaturukaga, Papa yakaga imisoro akayisoresha mu bikorwa bibyara inyungu, harimo gucuruza umusoro uva ku buhinzi, kandi ntabwo byari bihagije. Yari akeneye ubundi buryo bwo gukora amafaranga vuba vuba. Mu kinyejana cya 6, Vatikani yari igiye kuhatwika. Ubuyobozi bwa Vatikani bwadukanye umupangu wuzuyemo ubuhanga cyane. Bacuruzaga imitungo kamere, mu yandi magambo bacuruzaga imbuto n'imboga gusa. Gusa hari umupapa umwe ufatanyije n'abakaridinari wari uzanye ikindi gicuruzwa kidasanzwe, n'ubu ngubu murakigura. Cyari gifite agaciro kadasanzwe kandi nticyari kuzashira na gato. Bari bafite ubushobozi bwo kunguka amafaranga kugeza ku iherezo ry'ibihe. Umupangu wari woroshye kubera ko Papa yari ahagarariye Imana ku isi, na n'uyu munsi niko bikiri, kandi akaba yari afite ibihumbi byinshi by'abayoboke muri Kiliziya ye. Yagombaga gucuruza imbabazi ku byaha bimwe na bimwe abayoboke bakoraga, bakabihanagurwaho burundu imbere y'Imana. Kubera gutinya umujinya w'Imana no gutinya purigatori, Umukristo Gatolika ntiyari kwanga kwishyura amafaranga makeya ngo atazajugunywa mu muriro w'iteka. Urumva yari deal nziza cyane, kwishyura amafaranga gusa ukababarirwa ibyaha byawe. Aha niho Kiliziya yatangiye gucuruza indulgensiya, amatike yasezeranyaga abakristo ko batazigera bahanwa n'Imana mu buryo bukomeye ku bicumuro byabo. Ibyaha bisa naho ari bito, kubibonera indulgensiya byari bisa n'ibihendutse. Gusa ku byaha bikomeye umukristo yishyuraga amafaranga afatika nyine. Indulgensiya zabaye nk'impapuro zikura abantu mu buroka ari abere. Muribuka ko abapapa bari abami kandi bayoboye igihugu. Birumvikana niba yaraguhanaguyeho icyaha, bagukuraga no muri gereza. Wowe icyo wasabwaga ko hari ukwishyura amafaranga gusa. Iyo gahunda yari imeze nk'igiti gisoromwaho amafaranga, ni nayo gahunda yungukaga kurusha ikindi kintu cyose cyungukaga muri Vatikani. Birumvikana ko amajana n'amajana y'abayobozi, amadiyosezi na za paruwasi bakoreshaga nabo ububasha bwo gucuruza indulgensiya. Gusa kubera ko Kiliziya yungukaga akavagari k'amamiliyoni ajya mu bukungu bwa Kiliziya, ninde se wari kuburana? Nk'ibisanzwe gutera imbere kwa Kiliziya byari mu bushake bw'Imana. Gucuruza indulgensiya byarakomeje mu gihe kirenga imyaka 1000, na n'ubu turacyazigura. Muri ibi bihe Papa na Kiliziya ayoboye bakomeje kuba abakungu bidasubirwaho. Gusa nanone dusubiye inyuma mu 1789 muri French Revolution cyangwa impinduramatwara y'Abafaransa, ibintu byatangiye gusubira irudubi. Ku ikubitiro, Napoleon Bonaparte wari umuyobozi mushya wa leta y'Ubufaransa yatangiye kwaka amamiliyoni menshi nk'amahoro Vatikani yagombaga gutanga buri mwaka. Ibi byatumye n'izindi leta zo mu Burayi zaka Vatikani amafaranga menshi. Papa yatangiye kuvuga ko igikorwa cyo kwaka imisoro Vatikani ari umurimo wa Sekibi. Gusa kubyita gutyo ntabwo byahagaritse igabanuka ry'ubukungu Papa yari atunze. Gusa hari icyagombaga gukorwa. Kubera ko leta nyinshi zasabaga Vatikani imisoro iri hejuru, imisoro bakomeje kuyongera, kandi mu kinyejana cya 19 aho abayobozi baryaga ruswa babicishije mu kuzamura imisoro cyane, abaturage bamwe batangiye kwigaragambya. Mu 1848 abaturage barigometse binjira Vatikani bica minisitiri w'intebe wa Vatikani. Abaturage Papa yari abereye umwami bari barambiwe gufatwa nk'udusanduku tw'amafaranga. Aha niho Vatikani yari iri mu madeni menshi cyane, imisoro ntabwo yatangwaga neza, no gucuruza indulgensiya cyangwa imbabazi z'Imana nta muntu wari ukeneye kubyumva.
Papa yatangiye kujya akorana inama n'abaturage be abemerera kuvuga icyo bashaka, ari nako ari kuri imbohe zisaga 1000 zafunzwe kubera politike. Gusa ibi byose yakoraga byari iby'ubusa. Gusa kugira ngo Vatikani ikomeze iyobore neza kandi yinjize amafaranga, Papa yasabwaga gufata umwanzuro udasanzwe. Yagombaga kwiyegereza bitwa Rothschilds. Rothschilds rero bari imiryango y'Abayahudi bakomokaga muri Isiraheli, bari bafite amafaranga menshi cyane. Gusa nk'uko mubizi Abayisiraheli ni isaha bari mu bantu batunze amafaranga menshi mu isi. Gusa kubera ko Papa yari afite ikibazo cy'amafaranga, yarabinginze bigeza aho bagurije Vatikani miliyoni 50 z'amafaranga y'iwabo, yari nka miliyoni 10 z'amadolari. Ayo mafaranga yashoboraga gutunga Vatikani igihe cy'umwaka umwe. Ariko mu 1870 habaye amateka atazibagirana. Abataliyani baje gutera i Roma, babuye Vatikani ubutaka bwinshi cyane, ubuso busaga kilometero kari 25,000 Vatikani yari iyoboye bwaragabanutse bugera kuri hegitari 44. Hari hasigaye icyo tuzi kuri uyu munsi w'umujyi wa Vatikani. Mu baturage bose Vatikani yasoreshaga mbere y'icyo gihe hasigaye nk'abantu 700 bonyine. Imiryango nka 60 yonyine niyo yari isigaye igaragiye Papa. Iyo miryango bayitaga Black Nobles, kandi Vatikani yari ikenye cyane. Ibi byatumye Vatikani ishora amafaranga muri business zari zihabanye n'imyemerere ya Kiliziya Gatolika muri icyo gihe. Papa yashoye amafaranga mu bucuruzi bw'amazu, biramuhira kubera ko abantu benshi bari bakeneye amazu yo gukodesha nyuma y'intambara. Kubera ko aba Black Nobles cyangwa abaturage bagumanye na Papa babonye ko Papa ari kunguka biteye ubwoba, baramwumviye nabo bashora amafaranga aho yashoye kuko babonye ko yunguka, nabo bahindutse abakire. Ariko mu 1887 agaciro k'amazu karagabanutse ku isi, Vatikani irahomba bikomeye cyane. Papa yagombaga gushaka ubundi buryo bwo kwinjiza amafaranga. Vatikani yatangiye kwaka inkunga mu makiliziya, barongera bashyira ingufu muri business yo gutabara za roho. Kugira ngo roho y'umukristo Gatolika ikizwe, umukristo yagombaga gutanga inkunga muri kiliziya. Kiliziya Gatolika yari igarutse muri business. Aha ho batangiye gushora amafaranga muri secular businesses. Nimvuga secular business, wumve business yahabanye n'imyemerere y'Abakristo. But I was never a true banker. Mea culpa. Mu mwaka w'1914 intambara y'isi yaratangiye, Kiliziya ibona amahirwe adasanzwe. Intambara ya mbere y'isi itangira, himitswe umupapa mushya muri Vatikani. Uwo mupapa mushya rero yashakaga ko Ubutaliyani butivanga mu ntambara y'isi kugira ngo ubutunzi bwa Vatikani bugumye butunganye. Mu 1915 Ubutaliyani bwafatanyije n'Ubudage kurwana intambara y'isi. Papa utarifuzaga ko Ubutaliyani bwivanga mu ntambara y'isi, aha byari bimurangiranye. Uzi umwanzuro Papa yafashe, yakodesheje imwe mu nyubako nini za Kiliziya Gatolika, azikodesha igisirikare gicura intwaro z'Abadage. Nibyo Vatikani yari irimo kwinjiza amafaranga avuye mu gucuruza intwaro, bazigurisha Ubudage mu ibanga rikomeye. Aho rubanda bamenye ayo mahano, batahubwo natwe dutunguwe no kumva ko hari abakaridinari bari mu bikorwa nk'ibyo bihabanye no gushaka kw'Imana. Kugeza mu 1933 Vatikani yari irimo guhomba saga miliyoni 100 ku mwaka z'amadolari. Vatikani yarabigaramye, gusa byose byari ubusa. Ku iherezo Papa yamanitse amaboko ashaka umujyanama mu by'ubukungu umufasha gutumbagiza ubukungu bwa Vatikani bivuye mu bikorwa bitandukanye. Aha niho Vatikani yari igiye kungukira amafaranga menshi cyane mu mateka y'ikiremwa muntu. Aho kujya kure ya politiki ngo bashyire imbaraga mu ivugabutumwa, Papa yagiye muri politiki n'umutima we wose, afatanya n'umwana wa perezida w'Ubudage. Muri icyo gihe Vatikani yari ibanye neza n'umuyobozi w'Ubutaliyani witwaga Mussolini, kandi n'Ubudage bwari bubanye na Vatikani neza. Kubera ko Vatikani yahaga Ubudage intwaro, Ubudage bwabemereye gutanga 1/10 cy'imisoro basoreshaga ikajya yoherezwa i Vatikani. Igihugu cy'Ubudage cyakajya imisoro abaturage bacyo b'Abanyagatolika ikoherezwa i Vatikani.
kubera ko abayoboke batashakaga kwishyura imisoro cyangwa amaturo babikuye ku mutima. Umubano wa Vatikani n'Ubudage warakomeye cyane, bivugwa ko Hitler yaje gutanga izahabu ifite agaciro ka miliyoni 12,600 by'amadolari y'Amerika nk'ikimenyetso cyo kubafata mu mugongo. Hitler yashoboraga guhitamo umukaridinari ashaka ngo abe papa, gusa undi mupapa wagiyeho nubwo atatowe na Hitler yakomeje kubana neza n'Abadage. Uwo mupapa yitabiriye isabukuru y'imyaka 50 ya Hitler. Icyo gihe amafaranga yari nk'inda ku mutindi muri Vatikani. Gusa ibibazo ntibijya bibura, kubera ko amafaranga yose ya Vatikani yabikwaga mu bindi bihugu by'uburengerazuba bw'isi ndetse no mu Burayi. Ibi byatumye ibindi bihugu bifitanye urwago n'Ubudage bimenya ko amafaranga yavaga mu Budage. Icyakurikiyeho ni ukubloka amakonte yose ya Vatikani. Umujyanama wa Papa, muramwibuka umwe nababwiye, Papa yasizeho ngo amugire inama mu bijyanye n'ubukungu, yadukanye umugambi udasanzwe: kubaka banki muri Vatikani. Kubera ko Vatikani ari igihugu cyigenga, kuki se kitari cyemerewe kugira banki nk'igihugu? Noneho iyi banki ifite izina rireshya gutya yari ivutse, yari ifite ishami rimwe gusa mu murwa wa Vatikani. Kubera ko nta muntu n'umwe wari wemerewe kuyiha amategeko uretse Papa, yari yemerewe gukorera hose ku isi, iterekanye inyungu yinjiza cyangwa ngo igaragaze amafaranga yibitswamo aho yaturutse. Yari ifite umunyamigabane umwe, Papa. Vatikani yari igize ububasha bwo kwakira amafaranga avuye aho bashaka bakayabitsa ntihagire ubabaza urwandiko rw'ubuziranenge bw'amafaranga. Ntabwo byagoye abakire benshi kubona amahirwe ari mu gukoresha banki ya Vatikani. Abaherwe benshi b'Abataliyani batangiye kubitsa amafaranga yabo muri banki ya Vatikani. Bohereje umukozi utwaye umufungo, ndavuga amafaranga nta bindi bisobanuro, barayabikaga. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwaga OSS cyasimbuwe na CIA cyavumbuye Hitler nawe ubwo yabitsaga amafaranga muri banki ya Vatikani. Hitler yifashishaga banki y'Ubusuwisi nk'umukomisiyoneri. Mu byegeranyo byose nakoze ku mafaranga na business kuri iyi channel, iki nicyo kiganiro kiri mu byo nakunze cyane kurusha ibindi. Intambara ya kabiri y'isi yenda gusoza, Vatikani yari imeze nk'iryamye mu buriri bumwe n'Abadage, kuko bafataga n'amafaranga ku bwizigame bw'Abayahudi. Aha rero abaturage b'Abayahudi batangiye kubaza amafaranga y'ubwizigame bwabo bagombwaga. Leta y'Ubudage hamwe na kampani zari zibishinzwe batangiye kwaka Abayahudi seritifika z'uko bene wabo bapfuye ngo bahabwe amafaranga. Kubera intambara ntabwo Abayahudi bari kuzibona. Abadage bafatiriye amafaranga y'Abayahudi nk'uko namwe mu byumva. Aya mavuza nduru bayabitsaga muri banki ya Vatikani. Muri icyo gihe hariho Abataliyani b'imena amaraso bakoreshaga amafaranga avuye mu kwica no gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa ibindi bikorwa bitemewe. Abo bose bari bemerewe kubitsa amafaranga yabo muri Vatican Bank. Nta n'umwe wagombaga kumenya amazina yabo cyangwa ngo amenye aho amafaranga yavuye. Banki ya Vatikani yaje kwibera ububiko bw'ibanga n'indiri yo kunyereza amafaranga y'abanyabyaha. Kubera ko iyi banki yarizweho guhishira imitungo y'abanyabyaha, leta n'ibihugu byinshi byatangiye kuyigaho. Aho kugira ngo leta y'Ubutaliyani ifunge ku mugaragaro banki ya Vatikani, batangiye kuyica umusoro nk'izindi banki zisanzwe mu gihugu. Ahayinga 50, Kiliziya yari ifite abayoboke basaga miliyoni 600. Batangaga amaturo neza, Vatikani nayo ikayashora mu bikorwa bibyara inyungu, amafaranga akiyongera. Murabyibuka muri 2021 aho raporo yagiriye ku karubanda, basanze Vatikani itunze miliyaridi 13 by'amadolari y'Amerika mu ishoramari. Bidatinze Papa yihutiye kuvuguruza abatanze iyo nkuru, atahubwo ni nka miliyoni 500. Yatangaje ko amafaranga batayabona. Aya mafaranga Papa yavuze ari munsi ya 4% ya miliyari 13. Nabaga ku muhanda, hari umupadiri nyine wanyweye ku muhanda, yaramfashe nshyira ku ishuri ankora ku biyobyabwenge. So nari mimazemo imyaka 8. Gusa nyine hari ibyabaye byatangiye kujya bintera ubwoba ko iminsi yagendaga yigira imbere. Umupadiri yaramfashe ansubiza ku ishuri mu minsi ya mbere akajya nyitaho. Ndabyibuka ariko wa gatanu yayandikiye message kuri telefone arambwira ngo nimugoroba nze kuhanyura. Nibwo yahise yongera yambura imyenda arambwira ngo nanjye niyambure. Uri mu cyumba cye? Yego. Yego. Nyine nuko aransambanya nyine. Ndangije nyine ndataha. Ibyo ngo abantu
abantu benshi bagiye bagaragaza muri Espagne bavuga ati twahohotewe n'abapadiri benshi tukiri bato. Ibyo birego byo byuzuye ahantu hose, mwese murabizi, by'abapadiri basambanya abana b'abahungu byo byabaye byinshi, biba birebire, birazamuka, biba byinshi cyane ku rwego ruri hejuru cyane, ndetse kugeza benshi bavuze ati icyabiduteye twese ari abantu bakuru, ari abagabo, ari abasaza, bakavuga ati nanjye nahohotewe n'umupadiri, birazamuka biba binini cyane, bakavuga ati twabaga dufite ubwoko, bakavuga ati padiri waheraho uvuga ngo yagufashe ku ngufu, waheraho uvuga ngo padiri yagukoresheje ibintu ibi n'ibi, wumvaga nyine bidashoboka ko waba umeze nk'uri kuvuga nyir'ubutungane, ntabwo bishoboka. Aha niho kiliziya yari igiye kubura amaturo rero. Ntabwo bari kubura amaturo kubera ko abakristo bamenye umutungo wa kiliziya gatolika. Biragaragara ko abapadiri n'abakardinali kumva ko basambanye utwana duto byari inkuru mbi ku batanga inkunga ijya Vatikani. Vatikani yagombaga gukora buri kimwe cyose bifunga iminwa y'abantu. Iyo kiliziya gatolika yemera ko ayo makuru ari impamo, bari kuba bishyize mu kagozi. Mu kwa mbere muri 2002 kiliziya gatolika yari imaze kwishyura miliyoni 175 z'amadolari y'Amerika y'imboza amarira ku miryango y'abahohotewe muri Australia na Europe ngo baceceke ikibazo cyabo. Aho gusaba imbabazi, Papa yatanze impamvu zidasobanutse bituma ibirego byiyongera. Muri 2014 za miliyoni 175 zarazamutse zigera kuri miliyaridi 3 z'amadolari y'Amerika. Amaturo n'inkunga byaragabanutse, gusa nk'ibisanzwe Vatikani yari ifite undi mugambi. Nyuma yo kujya mu zabukuru kwa Papa Benedicto wa 16 hatowe undi mupapa. We yazanye impinduka zidasanzwe, atangira kwiyegereza abakristo, agashaka kugaragaza ko arimo gukora impinduka. Papa Francis muri 2014 yafashe intebe y'uhagarariye Nyagasani ku isi, ahiga umuhigo wo kugarura icyubahiro cya kiliziya, kandi byarakoze. Ibifashijwemo na Papa Francis, Vatikani yageze ku ntego yayo yo kutwibagiza ibyo yakoze kugira ngo ikomeze kwinjiza amafaranga n'imbaraga ku mwanya wa mbere. Uyu munsi tuvugana, kiliziya ifite abayoboke basaga miliyaridi 1 na miliyoni 200. Nka kiliziya ifite miliyaridi 1 na miliyoni 200 z'abayoboke kuri uyu munsi, bashingirana none ku mafaranga asaga miliyaridi 200 by'amadolari y'Amerika bafite mu bukungu bwabo nka kiliziya gatolika. Nanabigereranya n'amarira bajya barira ngo bakenye. Gusa namwe mubizi, muzi neza ko kiliziya gatolika ifite ubutaka bunini, ikaba ifite ahantu henshi yagiye ikaba. Navuga ko Vatikani yiriza nkana. Muri leta ya Manhattan, umuntu wa mbere utunze ubutaka bwinshi ku giti cye ni umusenyeri. Ubu bwongera itafari ku bimenyetso bigaragaza ko iyo ufite ubushobozi bwo gushinja icyaha, ukazana iterabwoba, kandi ugasezeranya ubuzima bw'iteka, idini rishobora kuba rimwe muri bizinesi zinjiza amafaranga menshi ku isi. Uko niko Vatikani ikora. N'andi madini atari ya kiliziya gatolika niko akora. Ntabwo bazakubwira ukuri ku bijyanye n'ibikorwa bakora. Hari abapasitazi n'abandi badiyakoni basaga 5 banyambuye. Jyewe ubwanjye simbavuga amazina, ahubwo icyo cyase kuvuga nuko bishoboka ko tugeze mu bihe bya nyuma. Gusa wowe urimo kumva iki cyegeranyo, tukaba tugeranye ku musozo, ushobora kuba ukunda business no kumenya ibijyanye n'iterambere. Kanda subscribe rero, Matunda y'iko mbere. Ukanze na karayike ni ngombwa kugira ngo iyi nkuru isakare hose. Ibirenze by'Imana duhana umugisha. Bella ciao.